mwiriwe neza amakuru yanyu izera ko mumeze neza natwe turaho bisanzwe ariko uyu munsi ibya Murorunkwere ntabwo byatumye ibintu bigenda neza. Murorunkwere rwose yadukoreye ibintu muraza kubyumva muri aka gatabo kacu kamuze dusome igitabo muze duce muri gahunda yo dusome igitabo muze duce umugani ka gatabo turakazanye twa urukundo mu cyaro twabasezeranyije ko tugasoma ubu nyine turakazanye. Mwebwe umunsi wanyu wagenze neza, reka ubwo rero tuze tubabwire tuganire tubasomere iki gitabo cyacu n'abakunzi biriwe neza. Twahageze Masenge, nibyo Masenge rwose nawe yahageze, ariko Masenge uyu munsi ntabwo yishimye. Masenge ntiyishimye, mu kanya muraza kumva impamvu Masenge Agnes atishimye. Ntabwo ari ukubera imbeho, ntabwo ari ukubera ikindi, mu kanya rwose muraza kumva impamvu ntishimye. Ntabwo nishimye kubera Murorunkwere. Murorunkwere yakoze ibintu bitabaho. Iwe Joseline urakoze cyane. Mbabwire nanone yuko iyi gahunda iterwa inkunga na Boutique Mijaneze Kigali hamwe na Ultime Griyo. Badushimira namwe mwese mukomeza kuza kugira ngo dufatanye guteza imbere umuco wacu n'indangagaciro zose zirimo. Tugiye rero gusoma kano gatabo kacu, inkuru murayumva ukuntu biza kugenda. Ibyo ko n'abandi barimo kuza tugasome. Ubushize Murorunkwere yari yabuze, hari habaye inama mu muryango, baramushaka baramubura. Babyibuka ko Pelagie yari yagiye kureba Maritini amubwira ngo iby'inama y'umuryango yari yavuze, kandi abenshi muri mwe nkana yaravugaga ati uburenganzira n'ubw'umukobwa gufata umwanzuro ikigomba gukorwa. Mwese turabasuhuje, ariko muranyohereza n'imitima di nubwo ntishimye, ariko byibuze mwe mushimishe, mushyiraho imitima, mushyiraho ibikumwe. Nkwere yakoze ibintu bitari byiza na gato. Ushaka kubaho we aho uri hose, jya wibuka utaka, ntambira ubishaka, nanjye nige gutamba. Ndabizi ko amatsiko ari menshi uyu munsi kuri iki gitabo rwose ngiye gusoma. Muzi inkuru y'umukobwa witwa Murorunkwere, ubushize ngo twari turi kumwe, muzi ko byagenze. Murorunkwere yarabuze. Reka rero bari nkusubiramo gato kugira ngo n'abaje nyine turi kumwe kugira ngo baze gukurikira iyi nkuru, ukuntu Pelagie ngo yihutiye kujya kumenyesha Maritini ko ngo inama y'umuryango yafashe icyemezo ko ari we bazashyingira. Urabizi ko namwe mutabi abenshi muri mwe ntabwo mwabyemeranyijweho. Reka dukomeze twumve uko bimeze, nibuka ko Murorunkwere yari yabuze, barimo kumushakisha. Dore rero ukuntu biza kugenda uyu munsi. Ngo mu gihe iwabo bari bahugiye mu nama, Murorunkwere yanyuze mu gikari aca mu cyanzu, aho murabyibuka, ajya kwa Bihibindi. Niho yagiye, yamusanze ku kabari ke, agize ngo aramutekerereza ibyamubayeho. Undi yumva si ibyo kuvugiraho,
ahamagara umwana usanzwe umufasha gucuruza amusigariraho, ashyira uducupa duke twa fanta mu gikapu, yinjirana na Murorunkwere mu nzu, nyine mu nzu aho ngaho yari atuye, mu nzu ye yari amaze iminsi yujuje hafi y'akabari, aba ariho baganirira. Murorunkwere atangira kumubwira ukuntu iwabo bashaka kumushyingira Maritini, bashaka kumushyingira Maritini ku ngufu. Bihibindi ati, Maritini uyu nzi usezerera abatamugendereye, urabyibuka? Urabyibuka ubushize ko bari bahuriye kwa Murorunkwere, hanyuma rero Maritini akavuga ati reka kuri butike baragutegereje, nyine ashaka yaramwuhuraga, mu Kinyarwanda mwita kuhura, yaramwuhuraga kugira ngo agende nyine ngo we asigare na Murorunkwere. Niyo mpamvu Bihibindi hanavuze ngo Maritini uyu nguyu usezerera abatamugendereye. Bihibindi ariyumvira, arangije aramwegereza, amufata ku rutugu ati, ariko se Murorunkwere ko ngukunda nawe ukaba unkunda, uzashobora ute kubana na Maritini? Murorunkwere araturika, ararira, aravuga ati, nta wundi numva nabana nawe atari wowe, ubu se koko nzabigenza nte? Umusore akura umuswari mu mufuka, amuhanagura amarira, nuko aravuga ati, wihogora Murorunkwere, ntuzabane n'uwo udakunda, ndabigusabye igumira. Mwumva ibintu Bihibindi amubwiye, ntuzabane n'uwo udakunda, ndabigusabye igumira. Murorunkwere ati, nibyo koko ndagukunda, no kubana nawe narabikwemereye, ariko se napfa kuza gutya gusa? Undi ati, niki se kibura? Niba ari n'imyenda burira ibonetse, naho iby'imiryango tuzajya kwirega birasanzwe, ahubwo akira imfunguzo ube utambagira inzu, habaye iwawe. Mwumvise ibyatumye mbabwira ko numva ndakaye kubera ibya Murorunkwere? Aramubwira ngo n'abatambagira inzu, ngo hano ngo habaye iwawe, munyumvire. Bihibindi asohoka adakoze ibirenge hasi, ajya gushakira Murorunkwere imyambaro n'ibindi byangombwa, ari naho yongorera inkoramutima ze zaho hafi. Agendaga yongorera inkoramutima ze ko azifitiye akajambo kuri uwo mugoroba. Mu mataha y'inka, inshuti za Bihibindi zari zisesekaye iwe, amatsiko ari yose. Bamaze kwicara, abaha icyo kunywa. Muri icyo gihe Murorunkwere yari mu cyumba yitunganya, yambara igitenge cyiza. Icyo gitenge cyari cyiza cyane, icyo Bihibindi yamuguriye n'agapira bijyanye. Aritunganya bihagije, maze nyuma yaho yicara ku gitanda yumva radiyo. Ubwo mu ruganiriro urwenya rwari rwose. Umwe mu basore araterura ati, ariko se Bihibi, watubwiye icyo waduhamagariye? Niba ari inzoga ntidusanzwe tuzisangira, watubwiye icyo waduhamagariye? Abandi nabo bati, naho. Bihibindi akubita igitwenge, arahaguruka, yinyabya mu cyumba, agarukana na Murorunkwere amufashe akaboko. Bahingutse mu ruganiriro, amashyi ngo kaci. Bamaze gutuza, Bihibindi arababwira ati,
ntiriwe mvuga menshi, nyiramaso yerekwa biki. Kuva ubu Murorunkwere natangire abakira iwanjye habaye iwe. Urumva impamvu narakaye? Urumva impamvu natangiye mbabwira ngo uyu munsi ndumva ntishimiye kubera ibintu Murorunkwere yakoze? Urumva bibindi aramubwira ngo, urumva Chantal, bibindi aramubwira ngo kuva ubu Murorunkwere natangire abakire iwanjye habaye iwe. Umunsi mukuru urakomeza. Nyumvira ubuse n'umunsi mukuru. Masenge yarakaye uyu munsi, Masenge yarakaye. Baramubwira ngo iwanjye ngo habaye iwe, umunsi mukuru urakomeza. Umunsi mukuru umuntu wishingiye. Ubwo ndimo narakaye. Aba bafite commentaire mugende mushyira. Umunsi mukuru urakomeza, baratarama biratinda ndetse bacinya n'akadiho. Nyumvira data, bacinya n'akadiho. Mu gihe ibirori byari birimbanyije ikarama kwa Karori, bo bari bahangayitse. Ijoro ryose baraye bashakisha Murorunkwere, bageza mu rukerera bahana umugambi wo kuza gukomeza ku gasusuruko. Bamaze kuruhuka, ihangane gato, bamaze kuruhuka no kubona abandi bafasha. Ubwo niyo gahunda bari bafashe yo kuvuga ngo reka bajye gushaka nyine Murorunkwere, bamaze ngo kuruhuka no kubona nyine abandi bafasha, kubera ko nyine Murorunkwere yari yabuze. Umusaza Dominiko, umwe mu baturanyi ba Karori, ageze iwe ahamagara umuhungu we Yakobo ati waramutse sha. Umva ko nyine yari atakira bari mu gitondo. Ati waramutse sha, uramenye ntugire aho ujya, uraza kudufasha gushakisha wa mukobwa wa Karori yaraye abuze. Yakobo ati ni Murorunkwere muvuga? Undi ati hari undi mukobwa se bagira? Umva ko basaza bose bari barakaye. Hari undi mukobwa se bagira? Yakobo arasubiza ati niba ari we wabuze, musize kwa Bihibindi n'inzoga twaraye tuzinyoye. Urumva ibyo bintu? Ngo musize kwa Bihibindi ngo n'inzoga twaraye tuzinyoye. Dominiko ariyamira ati yampaye nka rwendeye, iby'ubu biguruka nta mababa kubagezaho iyo nkuru. Karori ngo abyumve arasuherwa, umutima uramusimbuka, yikubita hasi araraba. Bamusukaho amazi, nuko aho azanzamukiye arimyoza ati Murorunkwere genda unkojeje isoni, umpaye amenyo y'abasetsi, ugiye utatweretse ibirori n'uburere bwiza. Ati rwose genda unkojeje isoni n'uburere bwiza twaguhaye. Umusaza arababara cyane ati koko izina si ryo muntu, izina si ryo muntu. Ngibyo byo twari twabateganyirije uyu munsi, birangiye Murorunkwere akojeje isoni ababyeyi be, koko izina si ryo muntu. Agatabo kacu kitwa Urukundo mu cyaro. Mwumvise ukuntu birangiye uyu munsi Murorunkwere akojeje isoni ababyeyi be, Murorunkwere yishingiye. Nyirambariza w'imbabaza ndi musaza wawe, yego we ndi musaza wawe. Urumva ukuntu bibabaje ibyo bintu? Niyo mpamvu Masenge Agnes uyu munsi yaje ababaye, yaje arakaye. Ikamishyiraho karirimbo, hanyuma mwohereze na commentaire. Ubwo na Chantal aratubwira uko abyumva. Chantal asigaye akunda kwihisha, sinzi impamvu, ubwo yifitiye amasoni. Birababaje Marie Theodete muri Senegal atese yarijyanye, ati baramutereye yarijyanye. Theo ntubyumvise ko yijyanye?
yani bakunze ati sinzi ikikurakaje ahubwo ababyeyi bitubera isomo guhatira umukobwa kurongorwa n'uwadashaka ngo nuko ari umukozi wa leta kandi ikindi rega ana hari tongeyeho ngo nuko ngo yakoraga ngo yanaririmbishaga mu kiliziya yari yaranabatijwe ngo yo kwishingira Joseline niko avuze Fideli aradushimira Angelique wa Maria muri Canada ndabona mwaje muri benshi muri Senegal mwakoze ayiwe Murorunkwere yakoze mariage koco mukamuna niko byagenze birangiye akoze mariage koco n'ukuri Prophète Joshua bonsoir merci d'être là wiriwe neza mukakibibi bakoze kubana natwe Gerard Kayumba namwe mwese mwese turabasuhuje bari mutubwira ibi bintu uyu mukobwa yakoze murabibona mute Ana aramira ngo nta mpamvu yo kurakara ariko Ana ngo umukobwa wo akubujije inkwano abanyirasenge twagombaga kuba abamasenge twese twiteguye twashananye tugiye kumushyingira kuko nta kuntu utarakara Ana ngo yikoraho bikaka hazi n'ibyo yarazi gukora byose by'ikirago byose yabifashije gusa umukobwa wishingiye byose biragatabwa ntumenye n'iby'iwanyu umwana wa mama uzagarukira hehe ni koco rwose wakoze koco reka turebe ubwo turacyakomeza ntabwo birangiye igitabo kirakomeza nakwitegereza ntuzagire ngo sinakubwiye nk'amasenge untura agahinda naraguhamikana ijosi turababyeyi agahinda baraguhamikana ijosi mutubwire uko mubyumva bonsoir Pauline j'espère que tu vas bien Abidjan salut tout le monde là-bas abantu b'inshuti zacu baza kudusuhuza baba bitambukira c'est lundi et mercredi. En français, j'ai répondu à votre demande. Merci beaucoup d'être là avec nous chaque soir. When twe tubimuteye. Mbona no. Ana ni mukuvuga ngo twe tubimuteye gute Ana. Kubera ko twabimuhati ariko wibuke ko mu mateka y'uyu mukobwa yakundanaga na Martine na mbere yaho. Icyo bapfuye n'iki ngo nuko yamuvanye mu babikira. Wari umusore uzakujyana nazagusenda nakwitegereza ntuzanye hakane ngo sinakubwiye nturagahinda naraguhanikanaga ijosi iki kiganiro cyacu uri gusoma igitabo ariko nyine y'ingingo ugezeho tuyiganiraho reka rero twumve Chantal urabivugaho iki bintu ni ibintu urabivugaho iki akabimpagaritse aka karirimbo abantu bana barimo gutanga ibitekerezo barimo kuvuga ntago nabo bose nyine babyemeranyaho anati nimwe abantu nibo babimuteye ababyeyi be kubera ko banze ko akundana n'umuntu ashaka none arijyanye ariko nanone Martine bapfuye yuko ngo yamwohereje ibarwa ari mu novisia bigatuma bamwirukana mu babikira ubwo harimo ibintu byinshi ababyeyi ba Murorunkwere baziza bihibindi yuko ngo afite ngo acura umucuruzi ku gasanire ngo nta mushahara buri kwezi abona ngo nta nubwo yabatijwe ikindi bamuhora n'iki ngo ntabwo yize no mu seminari ibintu byinshi ariko Murorunkwere bigaragara yuko ese koko Murorunkwere akunda bihibindi cyangwa ni ukubera ko yivumbiye ku babyeyi be ubwo mwatubwira mwese uko mubibona Chantal tubwira ibintu Murorunkwere yakoze urabibona ute mwakoze cyane nibyo koko Murorunkwere ibintu yakoze ntabwo ari byiza yakojeje isoni ababyeyi be agiye kwishingira nta mwana w'umwari w'umunyarwandakazi ukwiye kwishingira rwose amasenge twakugiye gufata tugashanananika tukambara bonsoir Jeanne Kofi. Merci beaucoup d'être là. Salut tout le monde à la maison. Ababyeyi bagombye kumushagaya yanyine bamukikije nk'umwana uhesheje ababyeyi ishema ariko siko byagenze yababaje cyane papa yabyumvisha yumva biramurenze
ntabwo ari byiza rero. yaguye igihumuro yikubise hasi bamusutseho amazi. byari binashoboka ko wenda papa yari kuba wenda yapfa bitewe na Murorunkwere kubera ko inkuru yumvishe yari mbi mu matwi ye. Ntabwo ari byiza kwishingira no kutumva inama z'ababyeyi mu gihe bari kuguhana. Yego. Ni ukuvuga ngo harimo amasomo abiri, icya mbere kutishingira ntabwo ari byiza, Yego. ikindi cya kabiri kutumvira. Kutumvira. Ayiwe, ariko rero ndabona hari uvuga ati ni mwebwe mwabiteye. Hano bakunze ati ni mwe mwabiteye. Birangiye hano Murorunkwere yishingiye. Ariko se koko mutubwiye mwumvise ko Chantal abivugaho. Umwana w'umukobwa ubundi yagombye kugira gahunda atari ngewe uko mbibona nge mbona uriya mukobwa yakoze ubukwe yivumbuye nta ndwara ari n'ubu kuyishingiye yivumbuye kuko yabonye ababyeyi barimo gukora inama iwabo muri hariya nyine bose bicaye, Pelagia yaje, papa mama na Nyirasenge Pelagia baraje baricaye. Mu gihe bicaye barimo kubiganiraho Murorunkwere arakarajya mu cyumba ubwo yaramaze no kumuha yaramaze gutanga wa musuru. Nuko afata inzira arigendera, abandi basigara bamutegereje bagiye kureba kuko Pelagia yashatse no kumujyana iwe nka Nyirasenge nyine ngo amuherekeze ngo yaramaze igihe agira ngo bwari ubyo kugira ngo ajye kumuhana nyine amwigishe. Hanyuma Murorunkwere mu Kinyarwanda cy'ubu cy'abajene byita gukwepa, aragenda arakwepa yigira kwa Bihibindi. Ubu rero ayo makuru dufite nuko Martin ntabwo aramenya ko Murorunkwere yishingiye. Ubu inkuru rero igiye ni inkuru irabera Bunyambiriri. Inkuru irimo kubera Bunyambiriri. Iki gitabo twibutse ko cyane cyo mu 1967 niko handitsemo ibintu bikomeye cyane bugira shini. Kandi no mwibye ko Murorunkwere yari umukobwa waririmbaga muri korali kwa padiri. None inkuru igiye gusakara yuko yishingiye Ana koko yego n'ibirange ndabyemera koko ababyeyi bagomba ntabwo bagomba gushyiraho igitsure ku bana bagomba kubareka bakihitiramo. Ariko se kugeraho umukobwa yishingira burasereka mbabaza noneho nk'ababyeyi nta bundi buryo Murorunkwere ari gukoresha niba yarakundaga Martin, nta bundi buryo Murorunkwere ari gukoresha kugira ngo wenda yumvishe ababyeyi be yuko akunda Martin impamvu yemeye guhitamo Bihibindi, impamvu ashaka Bihibindi. Ariko bigaragara mu byo twasomye byagaragaye yuko Murorunkwere ntawe yigeze asobanurira nyina ibyo impamvu yumva ko agomba kubana na Bihibindi. Nta namwe amusobanurira. Ndabona ibitekerezo hano mu Masenge na Chantal ngo murabeshya namwe ntawabashingira uwo mudashaka. Nibyo njyewe byavuye mu nzira nyine narangije guhitamo, nagize amahirwe nta mbaraga zagiye ahubwo ikibazo gisigaye ni kuri Chantal ukiri umukobwa wa Chantal. Urumva anarimo kukubaza ngo wowe hari uwagushingira uwo udashaka? Yego nta wanshingira uwo nashaka, ariko mu by'ukuri ababyeyi banjye bashobora kumbwira uko babitekereza. Noneho nanjye bitewe n'uko bambwira ibitekerezo byabo mwicara nkasesengura nkareba impamvu bari kumbwira ibyo bintu. Nakumva wenda bidahuye n'uko njye numva mbyifuza nkabwira ni mama na papa njyewe uko numva mbishaka nuko byakagombye kugenda ariko sinishingire. Ariko Ana tekereza ngo umuhungu witwa Bihibindi icyo bamuziza ngo yuko acuruza ku Gasanire icya kabiri. Niyize mu seminari. Ntabwo yize mu seminari. Yewe ntiyanabatijwe. Ngo ntiyanabatijwe. Ariko rero Martin nawe ikibazo ngiye mbona gihana ikibazo cyo kutavugana kuko Martin nawe kugeza ubu ntabwo azi we buriya Martin yise mu myanya aziko mbese Murorunkwere yamaze kuba we nubwo bitari byemezwa yuko ari yabarwa yamwohere kandi ntabwo aramenya ko yabarwa ari yatumye ava mu babikira abanovisi ababikira bamuvana mu novisi. Jeanne Mukamunana akatubwira ngo Murorunkwere yarahuzaguritse, arihuse rwose, mu bintu byose byamubayeho vuba kandi nta wamuhaye umwanya ngo atekereze neza ku byifuzo bye. Nibyo rwose nanjye rwose pe nibyo twavugaga kuko nta
nta n'umwe bigeze baganira ngo amubara rwose amubwira harimo Ana akavuga ngo yewe nyirasenge yari ameze nk'uwariye ruswa yewe yarameze nk'uwariye ruswa uriya de Pelagia ntabwo aramenya ko Mwisengeneza we yishingiye, ntabwo afite ayo makuru, ntabwo arabimenya aheruka yabuze ariko ntabwo azi ko yahise ajya kwishingira. batekereje ko yagiye gusura mu nshuti ye yitwaga Ndiharya Verene kwa Verene yuko yagiye kureba inshuti ye, ntabwo barabimenya uko bimeze. ngo Jeanne akavuga ngo muhereye muri novisiya Mameya yahise amwirukana atanisobanuye kuri yabarwa no kuri pe niko byagenze. Mwibuke ko hari aho bigera uyu mwana w'umukobwa akagira akavuga ati ariko nange naragowe, ati nashatse kujya muri novisiya biranga, ati ngiye ibintu byose mbese byakoze yarangije ashatse kujya no mu ishuri ntibyakunze n'ibiki byose, ati rwose naragowe. ngo andakora akavuga ngo Chantal wowe wumvise abo babyeyi bamuha umwanya ngo bamwumve, ikibazo bakubajije wumvise abo babyeyi anayarakaye ariko se tubwiza ukuri Ana kuko wowe ushyigikiye Murorunkwere ibyo yakoze. Jewe naje narakaye kuba nyine murabyumva nje gusoma igitabo nyine banakirebyemo mu rwego rwo kugira ngo tuze no kuyobora wenda n'ibiganiro turebe n'icyo tuvanamo aha ngaha, ariko wowe uko kurumva ibintu Murorunkwere yakoze kuba yagiye kwabiha ibindi wowe urumva ari byo ntabwo simbizi twe turimo kubona ko atari no kuvuga no gushyingira no kwishingira mu muco nyarwanda ntabwo ari byo. Mwamenye bari abahungu berega ngo banabyinnye uko babyinnye bari abahungu amashingo kace da amashingo kace koko kwishingira gaho n'abandi babyeyi muri hano nimutubwire, ndabona n'abanyamahanga batabyumva daho bari hano niko Josiri tubwire di Marie Chantal Miro tubwire kwishingira abantu kwishingira ba nyirasenge yo hariho gufatire mu nzu ko tuba turi mu myanya yo hariho cyane hango yose muzi ko haba n'isaba no gukwa ababyeyi baje bamushagaye mwibagiwe nako inzoga y'ikizeneko mwibagiwe ikizeneko kuko abantu batubuze ikizeneko Deodeta nibo ubushize yavugaga ikizeneko ati ndabyo cyumviza arakimenya gusaba gufata irembo gusaba gukwa ba nyirasenge bakabanza tukabanza tukinyiza hirya no hino ibyo byose Murorunkwere arabitwimye ngo agiye ngo kwabiha ibindi, ariko Ana uramponda sinoga rwose ngo igihe aha nitaye ku ruhare rw'umubyeyi ngo aha ngaha yitaye ku ruhare rw'umubyeyi, ni ukuvuga ngo inama baha ababyeyi ni uko bajya baha umwanya nk'uko Jeanne muri Canada arimo kubivuga, ababyeyi bajya baha umwanya abana sibyo yego bakisobanura. Ariko se ubundi kubera iki hariya uriya Murorunkwere yatangiza umwanya wo kuganira n'ababyeyi be, ariko ngewe n'ikindi kintu mbona urabibona gute wowe? Ngiye icyo mbibona wenda mu gihe utari wavuga nuko nibenye utari dukunda kuvugana mu rwego rw'igitaramo gutarama ukagirana umwanya n'umwana wawe cyane cyane hari umwana w'umukobwa ukagira ibyo muganira ukashyiraho navuga umwuka nuko biza mu rundi rurimi, ariko ikintu cyo kuganira hagati y'umubyeyi cyane cyane umubyeyi w'umudamu n'umwana we w'umukobwa mukagirana ubushuti cyane mukagirana ubushuti ku buryo uriya mukobwa akwisangaho. Njye niko mbyumva akwisangaho, hari n'uwamusuhuje akaza akakubwira, hari no kumubajije izina uko yitwa akaza akakubwira. Nibwira ko ari ibintu biba bikomeye cyane hagati y'umwana w'umukobwa na mama we cyane cyane w'umubyeyi, yego na papa nawe nibyo nagomba kugira baganira, ariko bakaganira noneho wenda yaza nk'iriya barwa yatumye ava muri novisi kuko nta hamwe bigeze batubwira ko cyashigiyemo kuko baraganiriye mbona bagiye bukana inabi rero hari aho ufite kuri 50 ariko ku ruhande kuri ntabwo cyari cyo cyari igisubizo cyo kugira ngo afata inzira agende atanabibwiye koko na nyina kubigira aho baza kuvuga ko yabuze bakamushakisha kuko yaza ko yarabibwiye nyina. Nibwira ko nyina yashobora kuba yanabibwira na se yari kubivuga na nyirasengera ko cyatabibwiye Pelagie. Abari mu madirishya namwe twabasuhuje ariko nabo batubwira n'amakuru umunsi abantu mu madirishya bampamagaye baramubwira ati rwose turagukurikira turatwishimye. Hari ngo hari n'abafashe umwanzuro ko bazaza ngo batubone imbona nkubone abo mu madirishya rwose twabasuhuje cyane turabizi ko baba badukurikira.
ngo ntiwumva ko noneho muvuze ibyo bari gukora ibyo bari gukora ni ibyo ngibyo nibyo aho ngaho noneho turahahuriye ana noneho turahahuriye kuganira umwana akiri muto ntabwo ari mu gihe cyo gushyingirwa gusa nibwira ko nk'abafite abana b'abakobwa byaba byiza bagiye bafata umwanya uhagije bakanaganira bakavugana bati umwana w'umukobwa akagira ibyo abwira mama we bakaganira mbese nka kiriya kibazo aragifasha arakihererana kandi ni ikibazo gikomeye kuko ikibazo murabona ko gifite ingaruka zikomeye ku buzima bwe ubuzima bw'umwana w'umukobwa ariko Magi kutatubwira di Magi eze mirarabi ni mutubwira ngo uyu mugani ngo ni mu mwaka ntabwo ari umugani Theo muri Dakari yako Theo nabo twatangiranye ni ntabwo ari umugani iki gitabo cyanditswe mu 1900 muri handitse n'ibaruwa kamihwereke Theo hari ibaruwa yavugaga amagambo meza cyane arambagiza mu runkwere yanditswe kandebe niba ukeneye yanditswe muri Gashyantare 1967 ngo Theodore arashaka kuvuga yuko ari ibintu bitagezweho se iyi baruwa Martin yandikiye mu runkwere amubwira ko amukunda cyane kandi kuko mu minsi ya mbere gana mu runkwere yaramukundaga gusa nuko nta wari waratoboye ngo abibwire undi ariko barakundanaga ariko nyine mu runkwere yaje kurakazwa nuko Martin yamubanye mu novisi ya kane agomba kwibera umubikira hari mu biganiro twakize ubushize hari wavuze ati ndi bari umudukurikira witwa Damian mu mudusuhuriza baza kumubona aho hafi yakoraga turamwandikira avuga ngo Damian ya sinzi mpamvu nkora kuvuga Damian Martin yagiye anyura mu makorosi yatinze mu makorosi anyuze mu makoni yakuze mu makorosi mu makoni cy'ibyose hanyuma rero ntiyavuga ibyo agomba kuvuga hanyuma rero umukobwa yagira mu novisi yageze yarajya kumusenyerayo none dore ingaruka aje umukobwa aje yarakaye none yagiye kwishingira ariko rero nanone inshuti zanjye mwe turi kumwe hano kuri Facebook nawe Chantal turi kumwe twicaranya ni ukuvuga ngo burya mu buzima gukora ufata umwanzuro w'ikintu kireba ubuzima bwawe ugomba kubyitondera cyane yego kubera ko gukora ngewe uko mbibona nanone yego ari kuganiriza umukobwa n'umuhungu oya umukobwa n'umubyeyi we ariko ikindi kintu kireba ubuzima bwawe ntabwo ugomba kubikora ubutse ngo warakaye ngo ababyeyi ngo ni nkaho ugiye kubahima mbese nkaho ubahima ntabwo ubahima ababyeyi baba barakubyaye bakakuganiriza mukagira umwanya mukagira ibihe ariko rero nka buriya agize ubuzima bwe sinzi rero bitekerejeho kujya kwishingira kwa Bihibindi kuko kwishingira kwa Bihibindi cyakize neko Theo kwa Bihibindi ngo kugira ngo ubahime rero surahima ababyeyi yego barababara ariko rero ngo tuzareba mu isi isa kuntu bizagenda niba bazakomezanya so undi reka nibe titre izakurikiraho umukobwa ngo mu amazi yiri bashaka ariko twasomye uyu munsi twasomye nafunze kuyivuga titre yavuga ngo Bihibindi aramwivuganye utaha tuzavuga ari titre zaza wera babaje titre tuzasoma ubutaha umuzi ukuntu ivuga ni titre babaje ngo Martin mu bitaro urumva titre tuzasoma ubutaha kwa kabiri umunsi kwa kane kwa kabiri tuzasoma Martin mu bitaro ayiwe tuzamenya ukuntu yabimenye tuzamenya ukuntu buriya nawe base nawe ntaza kuvuga igihuwe araza kugazagwa nawe igihumure datawe titre dore ukuntu ivuga iravuga ngo Martin mu bitaro Martin azajya mu bitaro ngo tuzareba ukuntu bizagenda ubwo buraza kubimenya nyine ariko Jocelyn kutangiye katurebe Jocelyn yavuze ngo yambwiye ngo nishanga ngo nindebe neza kanebe Jocelyn icyo yavuze ngo ababyeyi natwe ngo ntitukarushye abana ngo twivanga mu by'urukundo rw'abana nibyo urakoze Jocelyn ntabwo yari nabibonye babarire nibyo ababyeyi koko
bivanga, ababyeyi bivanga mu by'urukundo rw'abana nk'uko mukunze kubivuga. Umwanzuro wa nyuma ni uw'umukobwa, umwanzuro wa nyuma ni uw'umuhungu. Ariko rero none cyahanga bigaragaye yuko Murorunkwere yafashe umwanzuro avuga ngo izina koko nk'izina si ryo muntu, ariko izina Murorunkwere muzi icyo bivuga? Shata urabizi? Murorunkwere ariko muri ubu kuntu n'umubyeyi mu mutwe we aba yarabyiteguye mu mutwe Murorunkwere. Murabizi kandi hagire udusobanurira icyo bivuga Murorunkwere. Tujye tuhura n'amazina, tugiye n'amazina tumenye n'icyo bishaka kuvuga. Murorunkwere urabizi Shata? Ntabwo uzi icyo byita Murorunkwere? Ntabwo. Harimo amagambo abiri, reka ndebe hano ko hari ubisobanura. Ngo Murorunkwere ego hano yarahuzaguritse, yahise amwirukana atanisobanuye. Aho twabibonye. Ndashimiye hari abadusuje bayigete, mwiriwe mwese namwe mwese muri madirishya mwese turabasuhuza cyane. Ngo wumve ngo ibyo babyiza kubaza gusa ngo wowe wumvise ngo warafashe umwanya ngo bamwumve. Mwiriwe neza Mukarubuga, amakuru ansi uraho. Turimo gusoma igitabo gikomeye cyane cyitwa Urukundo mu cyaro. Uraho urameze neza kandi urakoze ku migani ushyiraho, ni imigani myiza cyane turayikurikira. Ngo nge ngo nitaye ngo yari yitaye nyine ku ruhare rw'umubyeyi. Hanyuma n'izindi komantere ngo ababyeyi baravuze ariko bazanaga ibyabo, ntabwo baganirije umwana, bamuhaga amabwiriza agomba gukurikiza ariko batamubajije ibyo we ashaka. Nibyo rwose nange nibyo nemera pe. Ntako none ku mugani ababyeyi bagomba kugenda buhoro, ntabwo bagomba gutegeka umwana kuko buba ari ubuzima bw'umwana. Kujya nanone umuntu kujya gushaka umuntu adakunze, nange rwose ntabwo bishyigikira. Theodete ubwo yanamusubije ibarwa duhereye ku ibarwa mu 1967 ngo ababyeyi nibo bashyiraho environnement yo gutuma bishoboka. Ndabyemera ngo icyo gihe nta negociation ko zabagaho. Ngo ahubwo sinari nzi ko hari abakobwa bamenye uburenganzira bwabo kera, ariko nawe rwose. Ariko rero kugeraho umukobwa yishingira, ariko Ana koko umwana w'umukobwa akakubuza koko kujya kwicara muri wa mwanya w'icyubahiro nka nyina wabo cyangwa nyirasenge, ni ibintu bikomeye cyane. Ngo Maritini mu bitaro amatsiko nibyo pe, nange mfite amatsiko yo kuzaba bimeze kuwa kabiri. Ansira ati disi naratakaye hobe masenya nyesi nari naragishe wari waragishe nta, ariko twabonaga iby'akazi wari urimo kari keza cyane. Nabyo ni mu guteza imbere umuco kandi turabyishimira. Komerezaho dufatanye kubungabunga umuco wacu n'indangagaciro ziwurimo. Ngo murebe uwo mukobwa azana inkwano ariko yanavuze ari Chantal ngo hanyuma unkwere inka Murorunkwere murebe uwo mukobwa azana inkwano. Wumvise icyo bishaka bagusobanuriye? Akavuga Murorunkwere nuko ni ijambo rifatanye. Murore aba ari mwizanye, Murorunkwere. Urumva icyo bishaka kuvuga? Mumfashe kwigisha Chantal. Murorunkwere ni umukobwa, aba ari umukobwa mwiza. Murore numara kumurora umubenguke hanyuma unkwere. Ariko ntabwo ari ubwiza bw'inyuma gusa, harimo n'imico myitwarire, atari byo kujya kwishingira. Atari byo kujya Murorunkwere. Murore unkwere. Urumva hari amazina y'Ikinyarwanda bafite icyo asobanura. Jean Pierre Sakata ati muraho aramubwira ati wacitswe. Rwose twese dufatanye tugira umwanya wo kuganiriza abana bacu, hanyuma nk'uko mwagiye mubivuga twubahiriza uburenganzira bwabo. Kuko kuri njye uko mbibona ni nkaho uyu mukobwa kuri njye ni nkaho mbona yishyize mu kibazo, kubera ko bisa nkaho bigaragaye yuko agiye gushaka umuhungu adashaka. Kubera ko mu minsi ya mbere byabonekaga yuko atamushaka, cyagiye yakundaga Maritini byabonekaga yuko atamushaka, ariko kubera ibyo Maritini yamukoreye bisa nkaho bigaragaye yuko asa nk'umubenze akigira kwa Bihibindi. Ariko njye ntekereza ko kuba agiye kwa Bihibindi n'uburakari agize,
simpamya yuko amukunda nkurikije uko nagiye mbibona ko n'ubundi yagendaga yinuba asa nk'umwinubira kakireho rero ariko rero ntazaze aturiraho rero natangiye narakaye uyu munsi kubera ibintu umukobwa rwose ntabwo ari byiza kwishingira umwana w'umukobwa agomba kwitonda bakamurambagiza hakabaho ya mihango yose bikagenda neza yose imyitwarire ye kandi noneho bigaragara ko bamutubwiye ko yari mwiza cyane Murorunkwere ari mwiza ku mubiri ari mwiza mu mico ariko kubera yabarwa yamuteje ikibazo ngira ngo ariko bitaragenda ajya kwa ibihe ibindi ariko hari imigani umuntu ashobora kuba yamucira ngo niyo migani wamucira Chantal ivuga yuko niba yarabigenje kuriya ntabwo ari byo urabona ko twese ntabwo turimo kubyumvikana ariko icyo twumvikanaho twese nuko atagombaga kwishingira si wo mwanzuro yagombaga gufata ntabwo ari umwanzuro ariko n'ababyeyi natwe nk'uko Ana yabivuze tukagira umwanya wo kuganiriza abana kugira ngo tubafashe kugira ibyo basobanukirwa hanyuma ikindi umukobwa nawe akafata umwanzuro yabanje kuwutekereza abona ko bimugiraho ingaruka ndakomeza nshimire butike Bijaneze Kigali mwabonye kuntu itwambika ariko no kuyigana nabyo ni ngombwa no kuyigana kandi mbere kibwo ni presentation ya mode butike Bijaneze Kigali bayatwambitse ifatanyije na Ultime Griot n'abantu baba Abidjan muri Côte d'Ivoire dufitanye ubufatanye mu rwego rwo guteza imbere umuco wacu kashyiraho ya ndirimbo Nyiramariza w'imbabaza ndi musozo turi hafi gusoza ariko azi kuboha umusambi azi no gutera intabire ariko ikintu yakoze yishingiye ntabwo ari byo ngewe nk'amasenganyesi ntabwo ngomba kwereka Murorunkwere ko ibyo yakoze ntabwo ari byo umukobwa agomba gufatwa irembo kurambagizwa bagafata irembo bagamusaba bakamukwa Murorunkwere bakamukwa agashyingirwa mu nzego za leta agashyingirwa mu idini asengeramo hanyuma akashyingirwa nyine bakamujyana bakamuheka akagenda akajya ku mugabo we ku mugaragaro ba nyina wabo basaza be barumuna be babyara be ba nyirasenge bose bakaba bahari umukobwa agashyingirwa ku mugaragaro mwabonye ko se wa Murorunkwere yikubise hasi yarabye agahinda kishikabishe kuwa kabiri tuzongera duhure tureba ukuntu Martine yabimenye byo kumva ukuntu Pelagie nawe yabimenye titiri hari avuga ngo Martine mu bitaro Murorunkwere ntabwo yakoze ibintu byiza ku murenge w'iwabo ntabwo ari intangarugero ni mugoroba rwose ntabwo Murorunkwere yakoze ibintu byiza agasatsi kagakaraga kikoraho rikaka uri wa mukobwa yambaye karuvati itema igituza hasi gufunga udutambaro ibyerekeye gutaka byose biragatabwa ariko Murorunkwere ntabwo ariko ameze ubundi ni umukobwa muzima ariko ni kubera ibyo byamubayeho hanyuma afata inzira arishingira Asara gusenda nta kwitegereza ntuzanyitakane ngo sinakubwiye nturagahinda naraguhamyuka nagijosi aho rero ni ahantu hakomeye cyane tugomba kugira umwanya wo kuganira n'abana bacu tukabahana tukababwira indangagaciro bagomba kugenderaho kwiyubaha no kubaha no kujya no kugisha inama byose ni ibintu bikomeye inshingano zacu nk'ababyeyi tukazikora ubwo rero reka dusezeraneho nishimiye kubana namwe icyo twemeranyeho twese ni uko tugomba kurera abana bacu tukabarera neza mwakoze rero kuza kubana natwe tuzongera kuwa kabiri ni gahunda yo guca imigani gahunda yo gusoma igitabo gahunda yo kubungabunga indangagaciro z'umuco wacu mwakoze cyane ntimwibagirwe ko ururimi rwacu ruduhuza
Uwiteka akomeza abane natwe ngo tuzakomeza twumva inkuru utaha uko yagenze. Ngaho Uwiteka abane natwe twese. Bye bye. Bye bye. Bye.